Mu Rwanda iyo umwana yambaye nabi cyangwa agashokonkoza imisatsi boshye wabuze umwogosha, hari ubwo ababyeyi n'abakuze bavuga bati cyo kuraho iyo misatsi, dore yakwereye ku mutwe, woge kandi umese imyenda yawe, dore urasa n'isarigoma. Ese iryo sarigoma baba bavuga ni iki? Bisobanura iki? Uhaye ikaze wowe ukurikiye channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, uri kumwe nanjye Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Muri iki kiganiro reka tuvuge ku isengesho rya sarigoma rigamije kuvuganira abitwa amasarigoma nyine, rigaragaza amagorwa babamo n'ibyago n'ibizazane biba byarabibazanyeho, bigatuma babona iyo mibereho mibi tubabonaho ndetse bakanakora ibyo tubona bakora byose. Iri sengesho kandi rigamije gushishikariza abantu kwita kuri abo bana kugira ngo nabo bave mu burara n'ubwihebe, basubizwe mu miryango, bakure neza, barerwe nk'abandi bana. Ubundi isarigoma ni ijambo rikomoka ku mvugo y'Urufaransa sale gamin, nayo igizwe n'amagambo abiri sale na gamin, asobanura umwana w'umuhungu ubuyera mu mihanda, utagira gikurikirana kandi usa nabi. Iri sengesho rya sarigoma twarikuye mu gitabo Umpangare nguhangare cya Sibomana Antoine ku ipaji ya 58 n'iya 59. Reka twumve iryo sengesho, nubwo atari twe Mana yakabaye irisengwa, ariko reka turyumve twumve icyo rivuga. Isengesho rya sarigoma. Mana yanjye, ndagusenga mbabaye cyane, singusenga ndagusiganuza, impamvu abantu bose banyita sarigoma nkaho nanze gusa neza nk'abandi. Mana yanjye, ko navutse nk'abandi, impundu zikavuga, bagahita banyita byago, irya batisimu rikaba ntakire nde, irya sarigoma ryo byaje rite. Mana yanjye, bambwirire bose ko kuva ubu ngubu nanze kwitwa sarigoma. Simbe rwose ni nka Karitasi, kuko Karitasi yayindi yita ku bibazo byacu yampaye indangamuntu. Mana yanjye, banteretere bose, banzirikane rwose, bandinde tujyane, be kunsiga bansiganye. Kuri iyi si y'abagenzi bampugure banyobore, aho kumbona bagaseka. Sinywa lisansi mbishaka, ni ugushaka icyatuma ntinyuka. Sindara mu mateme nishimye, ni ugutinya gucakirana na jandarume. Babyeyi munyitayeho, nanjye naba umwana mwiza. Iryo sengesho rigufi ariko ririmo ubutumwa bwinshi kandi bwumvikana, riratwumvisha ukuntu abana bo ku muhanda, abo nyine bitwa amasarigoma, nabo bakwiriye kurebwaho no kwitabwaho, kandi ko rimwe na rimwe ndetse ahubwo akenshi baba bafite impamvu zibatera ibyo tubona. Nibyo rero burya koko umunyarwanda yaciye umugani, utazi umukungu yima umwana. Uyu mugani ugasobanura ko umwana iyo umubonye ari muto ntabwo uba uzi icyo azavamo ejo cyangwa ejo bundi. Bamwe rero bamurebera hasi, bakamurebera ku rutugu, batazi yuko ejo bundi uwo mwana azaba umutware, uwo mwana azaba umukungu, azavamo umuntu ukomeye, akagira ibyo yigezaho, ndetse yewe akaba yanabarenga, akabahaka cyangwa se agahaka abana babo. Nibyo koko rero, kubera ko umwana aba afite amahirwe yo kuzavamo umuntu ukomeye, dukwiriye kumutera inkunga no kumuzirikana, tukamufata ukuboko kugira ngo atahinduka iryo sarigoma nyine, ahubwo akaba umwana mwiza uzavamo umuturarwanda mwiza. Uzanumva kandi abavuga mu mvugo z'ubuhanga ko ngo umuntu ushaka ingaruka ziramba z'igihe kirekire yigisha umwana, kubera ko iyo wigishije umwana nawe arabikurana, akabikoresha, akavamo umuntu muzima, kandi nawe akazabyigisha umwana we. Ndetse abanyarwanda banavuga ko ngo uburere buruta ubuvuke. Burya kubyara umwana ntabwo bihambaye, birashimishije nibyo kandi ni ishema, ariko ishema kurushaho ni ukumubyara ukanamurera. Nibyo koko rero, aho kugira ngo ubyare umwana ntumurere, ahubwo warera uwo utabyaye, kuko uba urereye u Rwanda, maze uwo nguwo ureze agakura, nawe akazaba yakwibaruka undi akarera, bityo abanyarwanda bakarushaho kororoka
u Rwanda rugakomeza gusagamba. Ibyo koko rero dukwiriye kuzirikana imirerere y'abana, kandi hari n'imvugo ivuga ko ngo umunyarwanda mwiza akwiriye gufata umwana wese nk'uwe. Icyo utakorera umwana wawe ntukwiriye no kugikorera uwundi, kabone niyo waba utazi umubyeyi w'uwo mwana. Ndetse n'umwana w'Imana ku bemera Bibiliya yaravuze ngo icyo utifuza gukorerwa nawe ntukagikorera abandi. Ibi rero bikwiriye kuba no ku bana. Ababyeyi bakwiye kuzirikana ko icyo utifuza ko abana bawe bakorerwa nawe utagikorera ab'abandi. Umuririmbyi Masabo Nyangezi yaririmbye mu ndirimbo ati umwana ni umutware, ejo bundi niwe uzaba perezida, abe umupiloti, abe umuprofeseri, azaba byose. Avuga urutonde rw'ibintu byinshi umwana we ushobora kuzaba byo byiza kandi bihambaye. Akagaragaza mbese ukuntu iyo mbuto y'umwana uwayivomerera yazavamo igiti cy'inganzamarumbo, nuko umwana agahinduka igitangaza, akaba umunyarwanda, akarwubaka koko rukazaba paradizo nk'aya ndirimbo. Naho muzehe Ngarambe François Xavier we mu ndirimbo ye yiswe umwana ni umutware muri 87 yavuzemo ati umwana naramubonye ndamutangarira, ati yarandebye ndamwunamira, ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Akavugamo n'ibindi bisingizo byinshi by'umwana bigaragaza ukuntu umwana yihariye kandi koko ari umutware, akaba igitangaza, akazana impundu mu muryango. Agakomeza avuga ati nasanze umwana ari umutware boza ibirenge, bakamusiga amavuta ndetse bakanamusokoza umusatsi. Amagambo menshi rero yagiye aririmbwa mu ndirimbo, ibisigo n'imivugo asingiza ubutware n'ubudasa bw'abana, atwibutsa koko ko abana ari bo gihugu cy'ejo, kandi ko abana ari wo murage n'amashami ashibuka ku babyeyi. Nuko ngo ntihagire ikibyara nk'intare n'ingwe, ariko bigashimisha cyane ukwibyara, nuko abanyarwanda bakarushaho gusagamba. Iri sengesho rero rya Sarigoma reka ritwibutse kongera kuzirikana ko umwana wese ari umwana, gufata umwana wese nk'uwawe no gusigasira umwana wese kugira ngo ejo bundi azavemo umunyarwanda mwiza, agere ku nzozi ze kandi agirire akamaro ubwe, umuryango we, igihugu ndetse n'isi muri rusange. Nuko rero ibi ngibi bitwibutse kuzirikana cyane ku buzima bw'abana bo mu mihanda, abanyine bitwa amasarigoma, mayibobo n'andi mazina, kuko akenshi baba bafite impamvu zikomeye zibiri inyuma zibashengura umutima kandi zigatuma batabaho neza nk'abandi bana, nyamara n'abo turerera mu ngo ntacyo babarusha n'abari abana nkabo, ahubwo babuze amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi. Reka rero ibi ngibi bitwibutse kongera kuzirikana ku bikorwa by'urukundo no kwita ku mwana wese nk'uwacu. Mwari kumwe rero nanjye Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Iyi channel yo igaruka ku mateka y'u Rwanda, ikagaruka ku rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu, tubinonosora kugira ngo bitazibagirana cyangwa se bigata agaciro. Niba hari igitekerezo wagize kuri iri sengesho rya Sarigoma, iki kiganiro muri rusange, twandikire muri comment. Habaye hari iyindi ngingo wumva ko twazavuga mu biganiro by'ubutaha, ikibazo watubaza se cyangwa se inyunganizi, nabwo watwandikira muri comment. Mwakoze cyane kudukurikira, ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha.